Hello guys, bakunzi bacu, inshuti zacu dukunda, turabishimiye cyane kabisa mukomeje kudushyigikira. So rero murabona ko narindi ku meza, narindimo ndafata ka breakfast. Murabona nambaye neza nsa nk'umuntu ugiye. Umugore rero namubwiye ko ngiye kujyana n'aba staff dukorana, dufite nyine picnic, tujya ku mazi, tugiye gusangira agafanta n'abandi bakozi. So rero ubushize murabyibuka, umugore yankoreye prank, arampabura anyumvisha ko piano yanjye yahiye. Mwabonye ukuntu nabyitwayemo. So rero nanjye ngiye kumwishyura. Ni ibanga ryanjye namwe ukuntu tugiye kubikora. Ngiye telefone ngiye kwihamagarishwa, nta muntu turi kuvugana, turi kuvugana, ngiye kwihamagarishwa. Nimara kwihamagarishwa ari mu cyumba, numve ukuntu ari buze avuga. Rero mutege amatwi twumve ukuntu agiye kubyitwaramo, cyangwa se turebe ukuntu agiye kubyitwaramo. Ubushize mwaravuze muti tubonye ukuntu ubyitwayemo, nawe reka tuzarebe ukuntu arakara. Reka dutangire, ndebe ko ari hafi. Wapi agaraza. Hello baby. Alright, say shu mwiza. Meze neza. Nyashi rwose meze neza. Sha ndagukumbuye cyane, ubundi ngiye nishima cyane iyo ndi kumwe nawe. Uravuga ibya kiriya kintu se umubona ute? Ubundi wakwishima gute uri kumwe n'umugore ungana kuriya? Si ubona ameze nk'umuntu utekereza wowe? Reka nze mwana twiryohereze, nakibeshye ko tugiye ku mazi n'aba staff dukorana, tugiye kuri Muhazi. Kumbe ntabwo bizi kare ari njyewe nawe shashusho. Ndaje mu kanya ngiye namaze kumera neza, yaneye ipasi imeze neza. Nizere ko nawe nyine uri ku cyangwa wavuye muri salo ukozeho amafaranga se ntiwayibona. Ndaje ndaje rwose kandi ndagukumbuye cyane rwose. Uretse gatoya ndaje turavugana mu kanya. Shoje kumucyari se nanduye. Nasoje. None uragiye? Nagiye ahubwo abandi ba staff barimo barambwira ko ngo bamwe batangiye guhaguruka n'ibinjira muri sena. None utishimiye? None se mbanze mubaza. Ko nyine mbwiye ko ugiye kujya mu kazi. Oya, gusangira none biri guhurira he? Gusangira n'abo dukorana. Uwo muntu mbishe uvuga ngo amwohereje amafaranga, ngo afite nyashi, ngo ntacyo mvuze hano mu rugo, ngo araje mwishime. Ibyo biri guhurira hehe no kujya mu kazi? Ubu wese twishime. Uwuhe? Uri kureba ugasanga nta matwi ngira. Uri kureba ugasanga nta matwi ngira. Rose urakajwe n'iki muri iki gihe? Urakajwe n'iki? Wishimye ugira ako abagore burya turi n'ibigo ry'iko ndabyutse ndaguteguriye mufashe neza, ariko numvisha uri kuvugana n'inshinzi y'umukobwa ngo afite nyashi, ngo yisukishije, ngo amafaranga yayabonye. Ngewe habe ibisuko bisaziye ku mutwe, ariko uri izindi coreke ku ruhande, intuzo yo kwisukira. Sinkabone kumbi hano mu rugo nta bitakimeze neza, kumbi uri kwiriye guhura n'icoreke zindi. Ibyo bitagenda neza, bitagenda neza. Umuntu urya gatatu ku munsi, gitondo, saa sita na nimugoroba, ubayeho neza, nta kibazo. Ariko mwana ko sheri, ibi ni wowe ubikoze, ntabwo nawe gukira sheri wanjye. Sheri nabo bavuze ko ntacyo maze, ngo ndeka ase ndeka. Wese ubwinduwe n'iki? Cyavuze ngo ndeka. Wese sheri ndeka. urekuzwe.
se neza uri kumbendahenda mwikise mereza iyo fone aho ngombe mereza iyo fone ndebe uwo muntu mwavugana telefone ni iyanjye mugiye guhura n'intuza ko mugiye guhura n'inshinzi y'umukobwa telefone ni iyanjye niya se njye ntabwo ngifiteho uburenganzira ariko ufite uburenganzira ku ntebe zo muri salo kuri televiziyo mereza iyo fone akwiyamye azamenyera urumva azamenyera dekura azakurwana dekura ugeze naho nkubita ariko uri seri ugeze naho nkubita ujye uri muri seri ugeze naho nkubita uri seri dekuzwa akabagore nimukajya mwifata umuntu ngo kubabona abahereze gutamara mwigira neza ko mugiye guhura n'inshinzi y'umukobwa uva rero kubwiza ukuri wamaze kuvuga ko nta kintu mvuze nanjye koko sinkabone ndi kwirirwa nshyashyana mbese ngiye naje kukubera umukozi hano mu rugo ugenda uzana iyo nshinzi y'umukobwa ariyo muzajya mubana ndakubaza iki none se ubaye nanjye ni igicucu mbaye iki barantwaye se mbaye iki mbese nyine ariko ushaka kurwana dekura reba ukuntu ngiye inzara ndavuze ngo dekura kurya inzara gusa kandi niba ushaka kurwana umbwire burya nabyo byasa cyane uzane n'inkweto nambare dore ntabwo muri simba cyangwa nazo nkuzanye genda uhamagare iyo nzara yawe isiziguye ndavuze ngo ntazo nkuzanye ntabwo naje kukubera umutagasi hano mu rugo wamaze kuvuga ko ntacyo mvuze hano mu rugo genda uhamagare iyo nshoreke y'umukobwa izikuzanire inshoreke y'umukobwa si uri kubona aya matwi yanjye ngenda ikigoryi umuntu arigendeye urajya he ugiye ndajya he uko uyu munsi wowe nta wacu ugira twavuze ko utari bujye mu kazi nta wacu ugira ugiye he ubu ndagiye ugiye he ntabyo kwigira hino ndekuza baba urekuzwe ndavuze ngo ndakwiyamye uranyamye se habaye ndakwiyamye habaye iki mbese urashakanye nta kibaye unerese undi mwana nabatunga muri abagore babiri hari icyo byaba bitwaye abagore babiri wowe kugira ngo cyakoze wowe kugira ngo utunge undi mugore wa kabiri bamutunga n'abapfuye aho mu gihe nkiriho bakwiyahura se mu gihe nkiriho bakwiyahura nagiye dore nanjye ndacyatemba itoto nanjye ntabwo nabura abandi bagabo ngajya kwicuruza ubwenge bwari buke butamenywa n'abake ubwo rero uri kureba njye ntabwo ubwo bucucu nabukora ntabwo twebwe abagore tumeze nk'amwe ariko ubu ngubu guhera izi saha reka bitari na burage ubu ngende ndigendeye ugende uzane uwo mugore mwari muri kuvugana ubu nkuye muri mudu nari ngiye gusangira n'abandi bakozi dukorana gusangira n'abandi ugiye guhura n'amahabara ngo wari ugiye gusangira n'abandi bakozi mahabara se amahabara ameze gute ndavuze ngo nta n'amagambo nshaka no kuvugana nawe ko nta kintu mvuze hano mu rugo ngo ndikire nazo urarize ndavuze ngo unkure nk'umuntu unkure w'amagambo Ziko nunguwe ese ni wowe cyangwa igihe cyose tumaranye kweri mukureho umuntu n'ibintu mba nkukorera uzabireke ni ibiki unkorera ibyo wabinkoreraga mbere ukimparaye ariko nanjye kumbi sinkabone igisuko kirasazira ku mutwe inkweto zikancikiraho nkirirwa nisiga gikotori nkakwaka n'ibihumbi 2 by'amavuta byamara nabyo ntubimpereze nkirirwa naracupiye ubwo aya ngayo ni aya make nakwaka aya ngayo ni aya make ariko uririrwa ubona yo woherereza inshoreke ku ruhande ngo zijye kwisukisha none nyewe ibisuko biransazira ku mutwe ndirirwa naracupiye ndekura ariko
sheri shirana n'agara shanagara ndekura mbasa ndavuze ngo ndekura baya ari kusi ndekuzwa va muri ibyo binari ariko se ndavuze sheri reba twubahane hariya ndavuze ngo twubahane reba hariya reba hariya si reba muri kamera se kamera se ntabwo ayibona hakuze kuba ibi bya kamera se nibyo kugira ngo bihurira he none suriye ubushize ngewe ibintu wankoreye ibiki nagukoreye wankoreye prank ndabyibuka none biri guhurira mbese nanjye yashatse kamera rero nagiye nyishyiraho ingofero nshyiraho utuntu twose aho sheri iyo mikino ntukazajya uyinzanaho mwana uzi ko nta mukobwa nawe reba ukuntu wari utumye misemo muri koroze sido umuntu duheruka kuvugana ashize amasaha abiri ariko ino ntuzi ngewe nigeze nkuzanaho ibyo ngibyo iyo mikino ntabwo ariyo yo kuzanamo ngo uri kuvugana n'abandi bakobwa ngo ntacyo mvuze hano mu rugo iyo mikino ntabwo ari ko neza wari utumye umutima bakunzi bajyana ibitivi mu museke rwose yarize narindi zenye nakushe nawe rero rero ukuntu wari utumye mbese mbabara nari mbabaye ubwo usanze kamera itari iriho sha reka ntakubeshye pe atari n'ibintu bya burara yaba atari n'ibintu nari guhita ngenda njya hehe nsubira iwacu nari guhita nsubira iwacu i Muhanga mwashatse gusa ahubwo bibe ari intuza bitazaba byanya ni prank chere ko wari utumye umutima wanjye ugira guys mwamubonye reaction yagize sharangishiye mbenga nibura ibyo nakoze ntabwo byari ariko ibi byo ampaye arampamije pe ntabwo nari nzi kuri n'indwanyi arampamije mu kazi kanjye yagendere sheri ariko urampaye kabisa uranyemeje uranyemeje pe